ni na aujourd'hui aussi c'est un autre. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai dit moi. umva rero wa musore we erega nubwo ibishyimbo byagura ibihumbi bibiri umuceri kazamuka kawungana ikabura amashuri kayaminuza ariko ukabura akazi komera nuko ku mutima ahubwo biture rurema niwe washumbushijeyo unatwazaturengera. none se Sengiu ko mbona w'ifunguro waribonye rimeze gute? ndahiye mana yanje birashushe. Yego niyo uri kuri iyi mihanda erega ni na mu minsi yashize mu kwezi kwa gatanu twaragiye dukora inkuru nyinshi ku witwa Nemeye Platini koko cyo nanjye ndimota gahanguka umutima ariko ari ibyo njyewe ntakoze. bamwe bati ko Platini ubundi ubumeze ute? sinyivuka ubu naratsinzwe. TMC nkawe mugenzi wa Platini mu by'ukuri iby'umugore we hari ikintu waba ubiziho? icyo tuzi nuko yatwisinda cyateganyije. TMC mu by'ukuri niki cyatumye Platini ajya hanze? Enda yahunze itotezwa ry'umuryango uzapfuta arongora akakubika n'umwe. bidatinze nza kubona inkuru ngo Platini yarumye ahuha abajijwe ibyo gutandukana n'umugore we. bamubajije gute se bati umugore aracyahari cyangwa byagenze bite? Platini waduhaye kuri byagenze gute? rero mu bintu bibabaje nuko ubundi abana bagomba protection. mbwira n'abantu bafata amafoto y'umwana wanjye bakayapostinga ku ma social media. icyo bintu atari byo nuko gusa nabahaga ngo bigire inama barwane nabyo base n'ababivana mu nzira. niki cyagukomerekeje mu byabaye byose? unabivuze uti hari n'uburyo byo ntago ari fresh protection y'umwana. nibyo ku mutima wumvaga bimeze gute? of course icyo ntago ari cyiza, ntabwo ari cyiza kandi ingaruka zizabageraho. nika yewe ntago biba byoroshye kuri iyi mihanda mu gihe tukiri kuri ibi ngibi. iyi nkuru ifitanye isano n'indi ngiye kubabwira rero. hari inkuru nigeze gusoma ngo mu Gatsata ahitwa mu Kiderenka hahoze ari indiri y'uburaya ubujura n'ubusinzi hahinduriwe izina. nyuma nza kumva inkuru ngo mu murenge wa Gatsata wo mu karere ka Gasabo umwe mu bashinzwe umutekano muri koperative y'abanyonzi arashinjwa gusenyera umugabo mugenzi we akinjira umugore akamwiba ibihumbi 600. akimara kumwirukanisha ku kazi asigara mu kazi. arangije gusigara mu kazi umugabo wanje bagomba ko dutandukana. turangije gutandukana umugabo aranyiyegereza. ejo nibwo yagiye ngo Kanyenyomba avuga uburyo ki ngo ndindango mwishinzaho maturu na mure namuhereye ubuntu n'ibyari imana Le monde part en couille. none se ubwo ibyo byarabaye ra? nungu uri kwivuga nawe ni ndinda nkuru ubundi baranabiye. umva madam ni wowe chef w'indani. chef w'indani uyu ni chef. genda bivugisha ukuri turi kumwe nanjye ubwanjye nawe twarabanye pe. hewe bidatinze komeza tubwire iyo nkuru di.
waba warize ariko ugacikiriza amashuri yawe cyangwa ufite diploma ariko itakwemera kujya muri kaminuza, igisubizo ni Wisdom Academy. Tugane tuguhugura umwaka umwe gusa ubashe gukora kandida libre mu mashami yose wifuza. Tubagira kandi inama ku byo ushobora kwiga cyangwa wakora akazi kawe kakagenda neza, career guidance. Tugane hafi ya station kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788272724. Wisdom Academy. Wow, the future is now. Tuza kubona indi nkuru ngo mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge ngo yishe mugenzi wamuteye icyuma bapfa indaya. Ese ubwo iyo ndaya bapfaga yari imeze ute? Ninyo mukobwa usinda ndagaswi imihanda yose arayizi. Ubundi se byagenze gute? Uriya muhungu babanaga amwita Manuel, ureba giteye basangiye, bamaze gusangira araza mu gitondo ati wowe wajyanye n'indaya ndaza hanze mereza urufunguzo rwanjye. Uriya ati nawe banza umereze ibintu byanjye wari umfitiye. Ati nyirabyo muhaye, ati wowe ndaje hanze, ati namaze, ati basi muri kuvuze kwiryamira. Uriya muhungu bateye icyuma arabyanga, azamuteze imbere kwa Minane. Uriya muhungu amuteye icyuma namubwira ati usubona barangira mu ry'inyisha agena nakwica. Ati wanyica? Ati ngabikore niba wanyica. Ati ndaje mwereke. Uriya muhungu amena nkaho yigendeye. Uriya muhungu aragenda iyo ndaya ayigurira Novidari ya ji, amaze kuyigurira ji iyo ndaya irigendera, arayiherekeza itegera moto ari arazamuka. Kimara kuzamuka uriya muhungu atamubwira ati ngabyo wambwiye ngaho bikora. Ati ngiye kubikora. Ngaho bikora. Atamufata mu mashati ati mbikore. Ati bikore. Nubwo uriya muhungu wese akura gutya mu kantu ka envelope afite ahita agaca atakuramo icyuma atakimutera. Ajya kumutera cya kabiri bari abagore baracuza ariye uriya bitameri ahita avuza induru. Uwitwa Ramazani yari yasinze ahamagara mugenzi we abanaga mu nzu amwaka urufunguzo, asohotse agiye kurumuha. Mu gihe bahagaze agiye akaraza mu mufuka agiye kumwereza urufunguzo ahise amutera icyuma. Sanga undi aryamye mu muhanda. Ubwo turi hariya hepfo mbwira abantu bari bahari mwe kukureho n'ibiraro bya ruhurura dushake mu muntu. Ni byinshi biba biri kuri iyi mihanda. Iyi weekend kombo nitoroshera. Amasaha mabi amasaha yabagiye. Yarambwiye ngo nze tugire rero. Kandi ngo tugire vuba vuba ku buryo ataragira bitagira. Kujura ku. Ngo ikira Cyumweru cyo gusenzereza abantu bari kwifotoreza kuri shari wawe. This is the week to stop the people taking picture of your boyfriend or girlfriend. Inkwavu na brushete bamaze meze barya barekerizo. Kubera iki? Umugabo yambwiye ati dore abana uzira. Wambaye agasunga bakita mu kipapa. Agafunga musuzi. Kandi wanyuma kuri buririmba marayika arimo kuguha zero. Afite impano araririmba ariko yambaga pungaki mususi. Akanyanga mu mutaranda kakoroga. Ako se kubera iki utwara abagore babandi? Niko mbwira igihe Yesu yigeze ajya mu mihango. Nyaguhangana n'iminsi yo kubyara no kubera imihango. Lemon parankwi. Ubu nibizarangira bikubayeho ra? Uwambwira ngo mukabutera muguranura se namuguranura, uwashaka kuntwara umugore wanjye namukuramo amenyo. Ese ubundi iyo baje babigenza gute? Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. Là, muzagire weekend nziza. Eregani mbibutsa ngo twari turi kumwe na
Wisdom Academy. Wow, the future is now. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. Kora subscribe omunsi, like, share na comment. Naho ubutaha.